Arinave umusore w'ibogari wigaruriye imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane rwose abakobwa. Nta mukobwa n'umwe wo mu gihugu utamuzi, ndetse no ku isi rwose baramuzi. Uyu musore arazwi cyane, afite abamukurikira benshi. Ni umusore kandi mwiza rwose mu buryo bugaragara. Aba rero ari mu masaha y'igitondo, ari kumwe n'inshuti ze rwose zimuhora iruhande zitajya zihava. Umwe rero muri bo aba yafashe telefone ari kugenda amusomera mesaje aba yandikiwe n'abakobwa batandukanye. Ati ejo uzi mu birori narakurebaga sinigeze ngukuraho amaso, ndifuza rwose kuba nagirana nibura isaha imwe nawe y'ibyishimo. Baba basoma rero maze bagaseka, gusa we ntacyo biba bimubwiye. Aba babwira ati ariko mwabiretse koko ibyo bintu ubundi muba mubona mwabivamo? Uyu mushuti ati hoya reka nkomeze nsome. Undi nawe ati Arinave ndagukunda cyane, nkunda amaso yawe ukuntu ureba, nkunda rwose taye yawe, nkunda nyine buri cyose kiri kuri wowe, uko uvuga byose ndabikunda. Akaba agiye ku yindi mesaje. Umukobwa ati ntakubeshye mba mbona rwose ngiye kuzarwara umutima kubera wowe. Undi nawe ati ndakubwiza ukuri rwose niba indege koko ibaho ndabona ngiye kuzayirwara, sinsinzira ndara nkurota, nyamara ntabwo tuziranye uretse nyine kuba nkubona ku mbuga nkoranyambaga zawe, cyane cyane kuri IG kuko niho ngukurikira. Arinave leta abwira umushuti ati umva mpereza telefone yawe yanjye, ubwo ntabwo ushobora gufata umwanya ugasoma mesaje zawe kuko ntabwo ziba ari nyinshi. Uyu musore leta aseka atangaye cyane ati Arinave nawe urasetsa, none se urabona ngewe ari nde wanyandikira? Nta mukobwa wanyiteza, wowe nyine nuko uri umusitari urazwi kandi urakunzwe, niyo mpamvu rero ufite mesaje zingana gutya. Nawe ujye rwose ushobora no kurebamo ugasanga nta n'imwe irimo. Arinave leta amwaka telefone ye ati byihorere, ati reka telefone yanjye yishyire hariya, ntabwo ibyo bintu wabivamo, mesaje ziba ari nyinshi cyane kandi nyine abafana bafite ubwisanzure bagomba kuvuga ibyo bashaka. Ku rundi ruhande ariko hari Serena, ni umukobwa nawe mwiza cyane w'ikizungerezi rwose, ariko nanone ugowe n'ubuzima cyane. Abayeho nyine kubera kwirirwa yikorera utuntu tw'uturaka, ajya kwigisha abana, akajya kumakiya abantu, mbese akora ibiraka bitandukanye rimwe na rimwe, ndetse agakorera n'abantu inzara. Abashakisha ubuzima nyine, ariko arakora cyane, ariko nanone byose akabigeraho. Gusa ni umukobwa mwiza, byo ni umukobwa mwiza bigaragara. Arinave rero nyuma yo kuba rwose ari umusitari kandi ukunzwe, aba ari umusore nyine wicisha bugufi kandi rwose abashyikirana na buri muntu wese. Iyo ari mu nzira abantu bose nyine baba bari kumutangira bakeneye gufatana ifoto nawe, gusa nyine arabikora rwose akabaha umwanya maze bagafata amafoto uko babishaka. Serena rero we arakora cyane, nta mwanya wo kuruhuka aba afite, ava ku kazi kamwe ajya ku kandi. Umushuti we aramubwira ati ariko se koko wajya ufata umwanya ukaruhuka? Urabona utazapfa aya mafaranga ukorera utayariye? Serena ati nkeneye amafaranga cyane, ahubwo nta mwanya wo kuruhuka nabona, nayarya se ahubwo wagira ngo aba ahagije ayo mbona, ngomba gukora cyane. Umushuti we ati nyamara ndabona rwose ngewe akazi kazakwica, ntabwo witaye ku buzima bwawe. Serena ati meze neza cyane, nta kibazo ntuhangayike rwose, ahubwo reka ngende wowe usigare untegurira aho ngaho mu nzu, mu kanya ndaba ngarutse, reka njye gushaka amafaranga, nta mwanya wo kwicara uhari. Arinave kandi aba afite umukobwa w'inshuti ye, gusa nyine ntabwo aba ari kopine we, aba ari inshuti isanzwe. Uyu mukobwa rero nawe nyine ahora iruhande rwa Arinave, amukurikirira rwose hafi. Baba bagiye gusohoka rero, maze uyu mukobwa agatangira nyine akifata amaserifi, ari nako kandi afotora inzu y'uyu musitari. Arinave ahita amubwira ati hoya Keshiya, ntabwo usubiza yuko ntakunda rwose kuba ntapositinga inzu yanjye. Keshiya ati ariko urabizi abafana bawe bakeneye kumenya ahantu uba, bakeneye kubona ubwiza bw'iyi nzu, kubera ko tutayibereka. Arinave ati hoya. Keshiya ahita yegera Arinave maze agafata ifoto. Arinave ahita amubwira ati hoya ntuyipositinge uyisibe, ntabwo rwose mbikunda, ubuzima bwanjye mashaka nyine ko buba
prive, ntabwo mba nshaka ko bujya ku karubanda buri kintu cyose. Keshi ati none se ubu bazabwirwa n'iki kuri inshuti yanjye? Rwose ndumva nifuza nyine ko babimenya ko turi inshuti, bakabona ifoto yanjye nawe turi kumwe. Ntafate hoya, ubwo igihe cyabyo nyine ntabwo kiragera, byihorere, ntabwo rwose mbikunda. Nkunda rwose kwibera mu mudendezo wanjye. Ntafate ahubwo jya mu modoka tugende, ibyo byihorere by'amafoto kandi ayo wafashe ntuyapostinge. Ku rundi ruhande ariko Serena telefone ye irasona, aba ari rwose mu masaha n'ubundi y'igitondo. Baramubwira bati rero ni ba bakobwa nyine mwiganye ndetse n'abahungu, turashaka rero kongera kubonana, hashize imyaka myinshi cyane tutabonana, twumvaga rero dushaka ko nawe uri buze kuba uhari ku mugoroba maze tugahura tugasangira. Serena atangira kubabeshya ko rwose nta mwanya afite, ariko bakinsista, maze rwose guhakana bikanga, akabemerera. Umushuti we rero ahita amubaza ati ntumbwire ko ari ya gurupe yo kuri kaminuza yajyaga ikunda rwose kuguserereza, ntumbwire ko ari bo kandi baguhamagaye. Serena ati nibo. Umushuti we ati none se koko urajyayo? Serena ati cyane ndajyayo kubera ko bashobora kuba barahindutse, hashize igihe kinini sinibaza ko bakimeze kwa kundi, ntabwo rwose mbizi. Umushuti we ati nyamara rwose ushobora kubihirwa, umugoroba wawe ushobora gupfa kubera bariya bakobwa. Serena rero arambara ku mugoroba nyine, maze akitegura akigira neza, bakajya guhura nyine na ba bashuti be. Aragenda rero agasanga bo bahageze, maze agahita ababwira ati mumbabarire kuba nakererewe. Haba harimo umukobwa umwe rero n'ubundi wahoraga amwibasira kera, akamubwira ibintu bibi rwose, akamuserereza, akamusebya. Uyu mukobwa rero ahita amubaza ati Serena ntumbwire rwose yuko utuye nyine utuye mu myobo aho ngaho mu makaritsiye ye epfo mu bishanga. Serena nyine ahita yijima, ariko nanone ahita yumva rwose atangiye kubihirwa. Araceceka rero ntavuge, ariko uyu mukobwa akomeza kubimubaza ati mbwira, atutuye hehe? Atutuye mu bishanga muri ayo makaritsiye yo mu myobo epfo iyo ngiyo? Serena rero ati yego ntuye rwose kure. Uyu mukobwa ahita avuga ati nari mbizi rwose, ibyo bintu nari mbizi. Ati ndabona rwose ukiri wa wundi, ntabwo uvuga nyine, uri wa mukobwa ucecetse, umeze nk'ururindazi rwanyweye amavuta menshi, rwose nari nzi ko wahindutse, none ndabona uri wa wundi, nta kwambara neza, cyakoze nyine wagize Imana, uba ugira isura nziza unatera neza, ariko uba wambaye ibintu bidahenze, bya bintu nyine by'igiciro kiri hasi. Ese kubera ko utahindutse? Ariko ubundi ufite akazi. Serena rero ahita atangira kubabwira nyine ko adafite agafatika, ahubwo akora ibiraka. Uyu mukobwa ati nabibabwiye, uyu mukobwa nta kazi yabona. Ati ninde wakwiteza se umukobwa w'urujumba umeze gutya? Nta muntu rwose wamuha akazi. Uyu mukobwa rero rwose akomeza kwibasira Serena, ndetse ubu atangiye no kubihirwa cyane rwose, yicuza n'impamvu yaje. Maze uyu mukobwa akabwira Serena ati nibura se ibindi byose ko numvise nta na kimwe ufite, nibura ufite umukope, ufite umusheri? Serena rero ajya guhakana, maze uyu mukobwa agahita avuga ati ntawe yabona, murabona mwebwe koko hari umusore wakwiteza uyu mukobwa? ntawe ubaho. Serena rero kugira ngo rwose yikure mu isoni, ahita avuga ati ndamufite. Bagahita bose bahindukira bati rero umusheri wawe ninde? Serena akavuga ati ni umusitari rwose arazwi. Uyu mukobwa rero uba wamuserereje guhera kare ahita amubwira atarazwi. Ati none se ku mbuga nkoranyambaga abantu bose baramuzi se? Serena ati cyane, abantu bose baramuzi, atangirwa na A. Uyu mukobwa ahita avuga ati ntumbwire ko waba ukundana na Arenave, uyu musore abakobwa bose bakunda, ariko ntabwo yakwemera kubera yuko uyu musore mwiza gutya yaguca iki? Umukobwa w'urujumba wambara nabi, udasobanutse habe na gake, utajya ukoresha ibintu bihenze, ntabwo rwose yagukunda. Ubwo ariko abantu bose baba batangiye kumureba. Serena rero ahita amubwira ati rwose muramvumbuye, nibyo rwose ni uwo musore dukundana. Nyine ahita yikura mu isoni, kuko rwose ababona aba bakobwa bamumereye nabi.
bose rero bahita batangira kuvuga bati noneho rwose uratwemeje burya urarenze. Gusa nyine kubera ukuntu ibi bintu biba byumviswe n'abantu benshi, ubwo nyine amakuru niyo abyukira mu kinyamakuru mu gitondo, amakuru y'uyu mukobwa bafata agafoto ka Serena ndetse n'iya Arinave bakabihuza maze bakabishyira mu binyamakuru byose, bati murebe wa mukunzi nyine wa Arinave w'ibanga, nguyu rwose kandi yabyemereye ku mbuga nkoranyambaga ko ariwe bakundana. Arinave rero aya makuru amugeraho maze akareba iyi foto, aratangira agata umutwe rero ati ibi bintu ni ibiki, uyu mukobwa ninde, uyu mukobwa ni muntu ki, ngomba kumumenya kandi nkamenya aho ataha. Ni iby'igiciro rwose kumenya umukobwa wifashe akavuga ko dukundana ntanamuzi ntaranamukubita amaso. Keshiya rero uba rwose usanzwe anakunda Arinave mu ibanga rikomeye, we biramurya bikamurya rwose kuba hari umukobwa wiyitiriye kuba umukopine we. Ubwo rero ahita abwira Arinave atumva uyu mukobwa tugomba kumushaka kandi tukamuha igihano kimukwiriye kubera ko yarengereye yifashe yiyitirira ko ari umusheri wawe koko, buretse turamuhana kandi by'intangarugero. Naho rero Serena nawe mu gitondo cya kare Muvuto arabyuka ati ese wamenye ibyabaye? Serena ati biki se kandi? Ati ubu ngubu wabaye umusitari nta muntu n'umwe utakuzi, abantu bose bari kuvuga kuri wowe ndetse na Arinave ko mukundana. Serena ahita rero ajya ku mbuga nkoranyambaga akareba, ahita yumirwa maze akagwa mu kantu akavuga ati noneho ndapfuye, ibyo nikoreye ndabicika nte, ntabwo nari nzi ko ibi bintu biri bugere aha, ndakora iki, ndavuga iki noneho? Keshiya rero uba wagiye yandika rwose ku mbuga nkoranyambaga ko rwose akeneye umuntu wamurangira neza aho uyu mukobwa atuye ndetse n'uwo ari we neza. Wa mushuti we rero n'ubundi uba rwose ari nawe watangije iki kiganiro ari kumuserereza, abona nyine aya makuru maze agahita ahamagara Keshiya ati nabonye mwifuza kumenya rwose uwo mukobwa w'ibanga wavuze yuko akundana na Arinave, ati ndamuzi neza, nzi aho atuye ndetse nzi byose bimwerekeye, nabaha amakuru. Aya makuru rero koko ayaha Keshiya rwose yuzuye neza. Kuri Arinave ho rero iyi nkuru rwose iragenda maze ikamugiraho ingaruka kandi zitandukanye. Abantu bose baba bari kumuhamagara, yaba famiye ye, zaba inshuti ze, baba ndetse abantu bakorana, bose baba bari kumubaza amakuru y'ukuntu akundana n'uyu mukobwa. Ubwo nyine nibyo biba bigezweho, bimutesha umutwe maze akajya yibaza ati kuki abantu babeshya, ubu nk'uyu mukobwa koko kuki yifashe maze akambeshyera. Serena rero nawe biba ari uko rwose ingaruka ziba zatangiye kumugeraho. Abari kugenda mu muhanda abantu bose bagenda bamuhagarika bati dore wa mukobwa ukundana n'umusitari, ati uyu mukobwa nawe ni umusitari, kandi rwose bari kugenda mu makaritsiye nyine adasobanutse habe na gato ndetse agendesha ibirenge. Agera rero mu rugo nyine rw'ahantu aba asanzwe yigisha umwana, maze nyirabuja ati none se mbwira ni gute utigeze umbwira ko ufite umusheri w'umusitari kuriya, ikindi kandi ni gute ufite uriya musheri nyamara ukaba wirirwa ukocinga abana, ntabwo rwose ari aka kazi wakabaye ukora. Serena rero aba yabuze icyo asobanura. Uyu mumama rero ahita abwira Serena ati mbwira ahubwo uzampuza nawe ryari? Serena ahita yihagararaho ati ntabwo bishoboka, uriya ntabwo ari umuntu upfa kubona umwanya, nanjye rwose duhura kuri gahunda, ntabwo rero kubahuza byoroshye, gusa nyine nzareba uko nzabigenza. Keshiya rero we amara nyine kubona adresse yose y'uyu mukobwa, maze agatangira nyine kumuteza abantu, akajya ahita mu muhanda bakamwirukankana, uyu mukobwa baratangira bakamutoteza rwose mu buryo kandi bugaragara, ku buryo noneho atangira gutinya gusohoka mu nzu kubera ibintu biba biri kumuberaho mu muhanda. Abantu bose baba bamumenye, umubonye wese amwirukankana.
gusa nyine amakuru nanone Keshiya ayaha Ahinave. Ahinave abakibibona agahita abwira nyine ba basore be ati dufite ahantu tugomba kujya, nimutegure imodoka vuba vuba. Bahita rero bagenda maze bakajya kwa Serena, bagerayo maze Ahinave agakomanga. Hahita haza gufungura rero umushuti wa Serena, ariko nawe aba ari mu nzu nyine. Arafungura agikubita amaso Ahinave umutima ugahita ugwa mu nda. Uyu musore abwira nyine uyu mukobwa ati none se twakwinjira? Umushuti wa Serena ati yego nta kibazo. Barinjira rero bakicara mu nzu, maze Serena uba ugiye mu cyumba ahita agaruka muri salo. Nako se icyumba kiba gihari, aba agiye mu gikoni, kuko rwose uburiri bwe buba buri muri salo, ndetse ibintu byose naho nyine biba biri, uba wicaye mu ntebe imwe biri aho uri no kureba ku buriri. Ahita rero agaruka nyine muri salo, maze agikubita amaso Ahinave umutima uhita umuvamo burundu. Ahinave ati birashoboka ko rwose yaba ari wowe Serena? Ati nyine kubw'ibintu rwose bitunguranye ntazi uko byagenze, wowe uranze neza. Serena ati yego. Ahinave ati mbwira rero, nsobanurira rwose ikintu cyatumye ubeshya yuko njye nawe dukundana. Serena ubwo aba yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kudidimanga, nta kintu na kimwe kiri ku murongo aba akiri kuvuga. Ahita apfukama hasi maze akavuga ati mbabarira rwose ndakwinginze, ntabwo ariko byagenze, ntabwo rwose ari njye nabivuze, gusa nanone nivugiye ko mfite umusheri ariko uzwi, maze umuntu nyine wari uri aho niwe watanze amafoto atangira gukora iyi nkuru, nawe ubundi rwose ntabwo rwose ari njye nigeze mbivuga. Ahinave ati warabivuze kandi wabivuze nyine online, none rero ukuntu bigiye kugenda n'ubu ngubu ugiye gukora nyine indi video ivuguruza iyi ngiyi, uvuga ko wabeshye rwose tutaziranye, njye nabirenganiyemo, niba nyine wumva ushaka ko rwose nkubabarira nk'uko uri kubimbwira. Serena ati biragoye ni ukuri, ati mbega ibintu bikomeye, ati ndaba nsebye sinzongera no kubona aho nyura. Ahinave ati ibyo ntabwo bindeba, ibyo wakabaye warabitekerejeho mbere yuko nyine uvuga ko njye nawe dukundana. Serena rero abura nyine icyo akora, gusa nanone aba akeneye ko rwose uyu musore amubabarira, kuko aba abona n'abantu bamuherekeje akabona biri bumugwe nabi. Ahinave rero aba yanditse urupapuro ruriho amagambo nyine ashaka ko Serena ari buze kuvuga ku murongo. Ahita arumuhereza aturasoma kuri urwo rupapuro, nta kintu na kimwe wongeyeho, ndetse rwose iyi video anayifata agipfukamye nyine hahandi hasi, maze akayikora ari kurira ati ndabinginze rwose mumbabarire, narabeshye, uyu musore ntabwo tuziranye, naramubeshyeye, ndi umubeshyi, naramwiyitiriye, nta ruhare na rutoya yabigizemo. Akavuga nyine amagambo yose aba yanditse kuri urwo rupapuro, maze yabisoza ba Ahinave bagahita bamubwira bati sawa, ariko Ahinave ahita amubwira ati ndagiye, ariko sinshaka kuzongera kumva izina ryanjye mu kanwa kawe, waba uri kubibwira inshuti zawe, waba uri ku kazi, waba uri ku mbuga nkoranyambaga, ntuzongere kubumbura umunwa uvuga izina ryanjye, ntuzongere ukundi. Serena rero ahita amubwira ati yego rwose ntabwo nzongera. Bahita rero bigendera, maze umushuti wa Serena agahita aza nyine akamufata byo kumuhoza, kuko rwose noneho aba ari kurira cyane, aba yongeye guseba kandi indi nshuro. Noneho rero kuri iyi nshuro bwo ntabwo biba bikiri kwa kundi ngo abantu asohoke bashake yuko abasinyira, cyangwa se nyine bamwirukankane bakeneye kumwifotorezaho. Biba byahinduye isura noneho, ahubwo aho anyuze hose baba bagenda bamukubita, bata umukobwa w'umubeshyi gusa, aba aho anyuze hose bamuhondagura. Gusa nyine ibi biba byaratewe na Keshiya uba ukunda cyane Ahinave, niwe nyine ushyiraho abasore bazajya bagenda bahondagura uyu mukobwa ahantu hose anyuze. Noneho kandi baba banamufatira video bakabimwereka nyine live ko biri kugenda.
aba yicaranye rero na Arnave bari kwirukankana nyine Serena mu muhanda bagenda bamuhondagura, maze Keshi akajya yereka Arnave ati wabibonye uyu mukobwa bari kumukosora ntabwo rwose azongera ukundi. Arnave rero biramubabaza ati ni ukuri njye sinigeze rwose mba umuntu wahohotera abandi, nta nubwo nigeze nifuza ko ari umuntu wakorerwa ikintu kibi. Ibyo rwose noneho barengereye, ndabona abafana banjye bari kurengera neza neza, we nyine abazi ko ari abafana be ntabwo abazi ko ari uyu mukobwa wabikoze. Kesha rero rwose bari kubyishimira avuga ati mwongere mumukubite, mukubite no ku kaguru, mukubite no ku kaboko, maze Arnave ati hoya ibi bintu rwose ndabona birakabije, ahubwo se ubwo turabikemura dute, turakora iki? Kesha ati bareke bamukosore, uyu mukobwa rwose akwiriye ikosora kandi irya nyaryo, bihorere nyine babanze bamukosore. Ubwo kandi ni nako Serena ahantu hose yajyaga akora ibiraka batangira kugenda rwose babimwima. Mu gitondo arabyuka maze akajya kwigisha umwana yari asanzwe yigisha, mama we nyine aramufungurira akimukubita amaso ati wowe urakora iki hano? Serena ati nari nje kwigisha umwana nk'ibisanzwe. Mama w'uyu mwana ati ubwo se uratekereza nyuma yo kumenya rwose amakuru y'uko wabeshye ko ukundana n'uriya musore ku mbuga nkoranyambaga, ukabeshya abantu bose, igihugu cyose n'isi yose, urumva koko natinyuka kuguha umwana wanjye? Ubwo se hari ikizima wamuha? Ntacyo rwose wamwigisha kuko nawe ntacyo ufite. Nuko rero atangira kugenda rwose ibiraka byose abibura, ahantu hose ageze bakamwirukana bati umukobwa w'umubeshyi, natwe ntabwo twamwizera. Ubwo kandi uko ko rwose akomeza kubura akazi, ni nako kandi no gutaha byari bigoranye cyane, kubera ko aho yanyuraga hose bagendaga bamutera amabuye kandi banamukubita. Arataha rero maze akicara ku buriri bwe akitekerezaho, ibintu bikamuyobera ati rwose ibi bintu nabikoze numva ari ugukina, numva ari burage, none dore aho bingejeje. Atari ko se ubundi uriya musore we kuki ari umugome cyane? Ni gute namusabye imbabazi rwose nkanabivuguruza ibyo nari navuze, nyamara we akaba akomeje kuntoteza. Ibi bintu rwose ari kunkorera ntabwo ari byiza habe na mba. Serena rero abona ibintu bikaze, maze akigira inama yo kongera kandi gufata indi videwo avuga ibiri kumubaho. Arafata videwo rero maze akavuga ati ni ukuri munyihanganire rwose kuba mwongeye kumbona nyuma y'ibyabaye, gusa rwose iyi minsi irankomereye cyane, mbayeho nabi cyane, ndatotezwa, ndakubitwa, abantu baranseka, ntabwo rwose nkibasha kugera aho abantu bari, nabaye igicibwa, ntabwo nanyura mu nzira, aho nyuze hose bagenda bankubita kandi bamwaza, abantu bose banyimye akazi, mbese rwose abantu bose banshyize ku ruhande, nyamara ndi kuzira ikosa nasabiye imbabazi. Arnave namusabye imbabazi. Ikindi kandi mukwiye kumenya, ntabwo rwose nigeze mvuga yuko nkundana nawe, navuze yuko nkundana n'umuntu uzwi, maze ba banyamakuru nyine babikora uko babyumva, nyamara nabimusabiye imbabazi, ariko aracyakomeza rwose kunkora ibi bintu. Ikindi kandi biriya bintu navuze ntabwo aribyo nitekerereje, ni urupapuro rwose yazanye rwanditseho amagambo ye, maze ambwira ko ndi buyavuge guhera ku rya mbere kugeza nyine aho arangirira. Ntarabikoze byose uko yabishakaga, ariko rwose ntabwo n'ubundi biri kurekera. Nari nzi ko ubwo nyine ikibazo gikemutse, nyamara ahubwo nibwo byiyongereye, kuko ubu rwose ndi kubaho nabi. Ndagira ngo rero rwose mubyumve, ndi kurenganywa, ibintu bigeze kure. Nyamara rero iyi videwo rwose Arnave aba ari kuyireba nawe, ndetse na Keshiya ahita arakara ati uyu mukobwa ntabwo yumva ibyo umuntu amukoreye byose ngo amukosore, ahubwo noneho ndabona amakosa ari kuyongera. Kubera iki rwose atumva? Arnave rero we abura icyo akora, noneho aricara agaceceka, akabura ijambo ryo kuvuga, kuko noneho aba abona ibi bintu ahubwo bigiye kumwicira izina kurusha nyamara uko yabitekerezaga. Yaribwiraga ko akemuye ikibazo, nyamara ubu nibwo rwose kiba gitangiye gukomera.
Keshiya rero ahita yongera agahamagara nyine ba bahungu be baba bamukorera akazi, maze akababwira ati uyu mukobwa akomeje kurengera, noneho ndashaka ko mumukosora kandi biri seriye, apana bya bintu by'imikino mumwisoma atazigera yibagirwa mu buzima. Gusa nyine ku rundi ruhande Serena we aba yatangiye noneho kujya agenda yipfutse ibintu, aba agenda yambaye ibipira bifite ibigofero ndetse rwose ahantu hose yipfutse ku buryo utamenya ngo ninde, kuko aba afite ubwoba ukuntu rwose baba bari kugenda bamuhohotera mu nzira. Ahenave rero nawe kandi ku rundi ruhande ababwira nyine ba basore bati tugomba kugenda maze tukajya kureba Serena tukavugana nanone, maze rwose noneho tukumvikana, kubera ko ibi bintu biri kugenda byica izina ryanjye kurushaho, tugomba kujya kureba uyu mukobwa. Bajya rero ku muhanda nyine wa hahandi aba atuye hafi aho, baramucunga maze bakajya bakabona nyine umukobwa uri kugenda ariko n'ubundi yipfutse umubiri wose utamenya ngo ninde. Umusore w'inshuti rero ya Ahinab ahita amubwira ati uriya ni we, ati kubera ko guhera nyine igihe batangiriye kujya bamukubita cyane mu nzira, ubu ngubu asigaye agenda yipfutse ku buryo nta muntu umumenya. Ahinab ati urabizi neza ko ari we? Uyu musore ati cyane. Ahinab ati tumukurikire. Baramukurikira rero, aba agiye guhaha nyine muri supermarket, aragenda agahaha ariko agisohokamo hari ababa n'ubundi bamuvumbuye, bahita rero bamwirukankana maze bagatangira kumuhondagura cyane. Ahinab rero ntabwo yihangana, ahita ava mu modoka nyine na ba basore be maze bakajya kumutabara. Bahita babwira aba bantu bose bati mva ngiye guhamagara polisi maze ize batware aba bantu rero baba bari gukubita cyane Serena. Bumvamo polisi maze bagahita biruka bagahunga. Ahinave rero yegura nyine Serena agatangira kumuhungura. Serena amukubita amaso ndetse n'aba basore be, umutima ukongera ukamuvamo nanone, ahita yiruka cyane maze bashaka kumuvugisha akabihorera, agakomeza akiruka, ahita yiruka rero akinjira mu nzu ye. Gusa n'ubundi aba afite ubwoba buba bwenda kumwica. Yinjira mu nzu we rero agahita asanga noneho ibyabayemo byo ni ibitangaza gusa. Inzu ye baba ibintu byose baje bakabimenagura ndetse ibindi bakabinyanyagiza, amamatera byose bagacagagura, amashuka, mbese arinjira ubwoba bukamwica akaguma ahagaze nta kintu na kimwe ari gukora. Abakiri kwibaza ibi ngibi rero ba Ahinave baba bamukurikiye bakaba bamugezeho, binjira mu nzu maze bareba bagahita bumirwa. Serena rero ahita abwira Ahinave ati koko wa musore we uranshakaho iki? Ko nagusabye imbabazi, nakubwiye ko rwose ibintu byose byari imikino, ko twabirangije, kubera icyo ugikomeza kunkurikirana? Ahinave ati ariko ni ukuri ibi bintu rwose nta ruhare na rutoya mbifitemo, nta nubwo nzi uko byagenze, ntabwo rwose ari njyewe ubiri inyuma. Serena ati none niba atari wowe ubiri inyuma ninde wundi? Ahinave ati ntabyo nzi ariko nibyo nyine ubu ngiye kumenya. Ahinave rero ahita abwira Serena ati ihangane, ni ukuri ihangane rwose ndabibona ko bikugoye. Serena ati nihangane, urumva n'iryo jambo ryo kumbwira? Unyiciye ubuzima neza neza, aho nakoraga hose baranyirukanye, nari umukobwa usanzwe w'umuturage uri aho ngaho udafite icyo avuze, utari umusitari, nyamara nishakiraga ubuzima nkabona amafaranga yo kuntunga, ariko rwose umunsi izina ryawe ryaje iruhande rw'iryanjye nibwo ubuzima bwanjye bwose bwahise busenyuka. Dore rwose ubuzima bwanjye uraburangije, sinzi aho kwerekeza, sinzi icyo gukora, ntabwo rwose mbizi. Ahinave arakomeza kumusaba imbabazi maze akabwira Serena ati none se ufite ahantu warara iri joro? Serena ati nakabaye ndara ku nshuti yanjye ariko ntabwo ihari, ubwo ariko nta kibazo ndarara muri hoteli. Ahinave ati muri hoteli hoya, ntabwo rwose waba ufite umutekano, ntabwo naba mbyizeye, kandi nkeneye ko uri ahantu hari umutekano, ahubwo turajyana iwanjye maze abe ariho urara. Serena ahita areba Ahinave mu maso ati iwawe kandi? Ibibazo byose biri kuva iwawe noneho mbisange neza rwose mbyegere? Ahinave ati humura nta kibazo rwose, iwanjye uraba uri mu mutekano, uraba urinzwe, kandi rwose ndabwira nyine abantu bose bakwiteho, ntugire ikibazo, nta kibazo uri buhurire iyo nacyo.
Serena rero abona nta yandi mahitamo maze akemerera uyu musore ko bari bujyane iwe nyine kugira ngo ararebe kuko kwa Serena ho rwose baba bahagize neza neza nko mu isoko. Bari kugenda rero Serena agenda abaza Arinave ati ubuse koko abantu nibamenya ko noneho mbi wawe bazavuga ngo iki? Arinave atumva ntacyo bimbwiye, ntabwo rwose nkitaye kuba abantu bavuga, nibavuge, ubu rwose noneho mpangayikishijwe n'ubuzima bwawe kuko buri mu kaga, ibi bintu bigomba kurangira, ubu ni wowe rwose undaje inshinga, ibyo bazavuga byo bazavuga ibyo bashaka, ntabyo rwose nkitayeho. Arinave kandi atangira nyine kugenda ahamagara abwira abantu ati nyine ndashaka ko mushakira abantu baba rwose barakoze ibyo bintu kwa Serena ndetse n'ababafashije bose ndabikeneye. Arinave rero na Serena bagera nyine kwa Arinave maze Serena agakaraba akarya maze akaryama arasinzira cyane, maze mu gitondo Arinave akabona rwose yatinze kubyuka, aragenda rero akicara mu ntebe nyine mu cyumba cya Serena kugira ngo rwose arebe ko ameze neza. Serena arakanguka ariko bwakeye cyane maze agahita abona Arinave yicaye muri iki cyumba, ahita agira ngo nyine ari kurota wa musore w'igitangaza amwicaye imbere. Arinave ahita amubwira ati igitondo cyiza, ati ntabwo nifuzaga rero kugukanga ahubwo naje kwicara hano kuko nabonaga batinze kubyuka maze nifuza rwose kuza kumenya niba umeze neza nta kibazo. Serena rero ahita amwenyura, umukobwa rwose uba useka neza cyane, ni mwiza byo koko. Ahita rero amwenyurira uyu musore maze ntagire ijambo na rimwe avuga, gusa nyine aba atarasubiza agahita yumva ku rugi barakomanze. Arinave ahita amubwira ati njira, ahita hinjira rero uyu mumama w'umukozi wabo wo mu rugo, ahita avuga ati Imana ishimwe, Serena yakangutse, ati yasinziriye cyane nk'akabebe, ati rwose ashobora kuba yarananiwe. Arinave rero ahita abwira Serena ati uyu rero niwe nyine udufasha akazi ko mu rugo, ndamugushinze rwose ndabizi araza kukwitaho kandi cyane, ikintu cyose ukenera umubwire, agira umutima mwiza, ni umwana mwiza cyane, ndabizi rwose muraza kumvikana. Serena rero none aramwenyura maze Arinave agahita abwira Serena ati reka nsohoke mbe ngiye nyine muri salo ubanze witunganye ubwo urahansanga. Uyu mumama rero ahita abaza Serena ati urabanza se ujya koga cyangwa urabanza ufata ibya mu gitondo? Serena ati ndabanza rwose nkarabe mbone gufata ibya mu gitondo nibyo byiza. Uyu mumama ati nta kibazo ndahari ku bwawe kandi rwose ndakwishimiye mwana wanjye, ruhuka kandi ujye umbwira icyo ukeneye cyose nzajya mbigufashamo nta kibazo. Serena ati urakoze. Ku mugoroba rero n'ubundi Arinave arataha maze akicara muri salo aganira na Serena. Arinave ati ndakwinginze rwose mbabarira, nifuje kugusaba imbabazi z'ibibazo byose naguteje, natumye rwose mu buzima bwawe ibintu byose biba bibi, ndagusaba imbabazi kandi ko rwose nagushyizeho imbaraga kugira ngo uvuge nyine ku mbuga nkoranyambaga, biriya nabyo bishobora kuba byarakuviriyemo ikibazo. Serena ati hoya ntabwo ari amakosa yawe, amakosa ni ayanjye, ntabwo rwose mba narabeshye ko mfite umusheri nyamara ntawe mfite kuko niyo yabaye intangiriro ya byose. Arinave ati ariko nyamara watakaje byinshi muri ibi bintu, watakaje akazi kawe, watakaje byose byawe, ariko humura njye n'abasore banjye rwose tugiye kubyitaho kandi mu minsi mike rwose bigomba kuzasubira ku murongo kandi nkazanakwishyura ibintu byose watakaje muri aka kavuyo kubera ko ni njye nagateje. Bamara rero gufata aka ko kunywa maze Arinave akabwira Serena ati ndifuza rero kugutembereza iyi nzu yose cyane cyane ko ari na nini. Aramutembereza maze Serena ati ufite inzu nziza cyane. Arinave ati nyine iyi nzu ni nini nyibamo njyenyine, ndakubwiza ukuri rimwe na rimwe njya ngira n'irungu rwose nkumva nabuze icyo nkora, gusa nanone nibwo buzima nahisemo nyine ubuzima rwose bw'ibanga, ntabwo nkunda ko ibintu byanjye bijya ku karubanda, niyo mpamvu rero rwose nanahaba jyenyine.
Serena ahita amubwira ati ni heza cyane, njyewe rwose nahakunze. Ubwo rero baba bageze hanze nyine ku dutebe two hanze turi ahantu muri jaride heza cyane, maze Ahnaf akabwira Serena ati none se wakwicara? Serena ati cyane rwose. Baricara rero maze Ahnaf ati ariko ni ukuri mfite amatsiko ndifuza ko tuganira, maze noneho ko watuje ukambwira ikintu cyatumye uvuga nyine biriya bintu bikaba rwose ari nabyo bitugejeje kuri uru rwego bigezeho. Serena ati nta kibazo ndabikubwira byose uko byagenze. Ati rero nyine biriya bintu ubundi bijya gutangira, njyewe kera nkiga kuri kaminuza ababyeyi banjye baje gupfa, nyamara bamaze gupfa rwose abanyeshuri bose batangiye kujya nyine badufata nabi, tukabaho nabi nyine kuko twari tumaze kuba noneho abakene, nta kintu na kimwe dufite. Urumva iyo uri umukene kandi uri muri sosiyete akenshi uba usuzuguritse. Twambaraga nyine imyenda y'abandi bana twigana yashaje babaga baduhaye, ni ubwo buzima nyine twabayemo. Ubwo rero nyine ntabwo rwose nigeze nisanzura mu bantu twiganaga, ntabwo nigeze na rimwe nitabira inama yabaga ihuje abantu twigana, kuko nabaga nzi ko rwose ngiye guseba kandi bagiye kunserereza maze bakangira ikiganiro. Twaje kurangiza kwiga rero maze ntangira rwose kugenda nishakira ubuzima buhoro buhoro. Gusa nyine hari umukobwa umwe niwe wansererezaga cyane tukiga kuri kaminuza. Ubwo rero tumaze kurangiza nifuje rwose ko ntazongera guhura nawe n'inshuro imwe mu buzima. Iyo bampamagaraga ngo duhure narabahakaniraga. Kuri uriya munsi rero rwose ikiri bube nta muntu ujya ukibuza. Noneho barampamagaye maze nemera guhura nabo, nubwo rwose nari nzi yuko bishobora kutagenda neza. Wa mukobwa rero n'ubundi wari waranzengereje kuri kaminuza niwe wongeye aranzengereza, kuko niwe wambajije kiriya kibazo cyaturutseho biriya byose, ambaza ngo naba mfite umusheri. Ati rero kugira ngo bamenye ko ntakiri wa wundi wa kera, ndetse rwose ntakiri umuntu usuzuguritse, nanjye nabiyemeyeho maze mbabwira ko mufite, gusa sinigeze mvuga izina ryawe. Ahnaf ahita abwira rero Serena ati nyamara ibintu wakoze rwose n'undi uwo ari we wese yabikora, situwasiyo wari urimo yagutegekaga rwose kuba nawe wakwidefanda. Serena ati hoya ntabwo nakabaye narabeshye, nakabaye naravuze ko nta mukope mfite maze bakavuga ibyo bashaka byari guhita birangira. Nyamara ariko iki kinyoma nitaga gitoya cyo noneho uri kubona ahantu kingejeje. Ahnaf rero ahita abwira nyine Serena ati ndifuza rero yuko ibintu byose twabishyiraho iherezo, ndashaka gukora videwo yindi ivuguruza izindi zose nkayikorera nyine ku giti cyanjye, maze rwose nkabwira abantu ko nta kibazo. Serena ati hoya wikwigora, ni ukuri wijya rwose kwisebya kubera njyewe. Ahnaf ati hoya ngomba kubikora. Ati ikindi kandi nawe ugomba kugira indi foto nshyashya, noneho njye nawe turi kumwe, maze ukaba ariyo ushyira nyine kuri IG yawe, kugira ngo rwose abantu bamenye ko ibyo turi kuvuga ubu ngubu noneho ari ibya nyabyo. Serena ati ibyo bintu byose se kubera njyewe koko? Ati reka dushobora kubyihorera, nyuma y'icyumweru ntabwo bazaba bakimvuga, bizaba byararangiye baranyibagiwe. Ahnaf ati hoya ndashaka ko birangira neza, kandi buri muntu wese waguhemukiye akaza kugusaba imbabazi abona rwose ko yibeshye, nicyo nshaka. Serena ati urakoze cyane. Ahnaf rero ahita amubwira ati ejo rero uzitegure neza cyane, maze ubundi tugiye mu mafoto nyine nzagushakira umuntu uri bugutegure akumakiye akwambike, ubundi tujye kwifotoza amafoto nyine mashyashya tugomba gusohora. Serena rero ahita aseka rwose kubera ko aba yumva yishimye. Bwarakeye rero koko maze Serena nyine bajya kumutunganya. Uyu mukobwa baramutunganyije bamugira mwiza cyane, baramumakiya, ibintu byose barabihindura kuri we, imisatsi bayihindura nyine mishyashya, bamuzanira imyenda myiza cyane ndetse n'inkweto arambara. Yabaye umukobwa mwiza noneho kurenza uko yari asanzwe, kandi n'ubundi rwose yari mwiza cyane. Bagiye rero gufata amafoto ndetse na Ahnaf, gusa nyine Ahnaf yari yishimiye uyu mukobwa kuko rwose yaranamurebaga akabona ni ukuri baranaberanye no mu busanzwe, nubwo gusa nta rukundo rwari ruri hagati yabo, ariko yaramurebaga akabona burya rwose baranaberanye.
barifotoje rero amafoto nyine maze bayapostinga nyine kuri IG. Ahanave kandi yakoze nyine iyindi video abwira nyine abafana be ati ubu ngubu rero ndagira ngo mbabwire yuko ibibazo byanjye ndetse na Serena twabikemuye, ubu turi inshuti kandi cyane nta kibazo na kimwe dufitanye, ibintu byose byabanje mu byibagirwe, ikindi kandi sinshaka ko hari umuntu uzongera kumuhohotera, mwirinde rwose kuba mwamubwira amagambo mabi haba ku mbuga nkoranyambaga haba ndetse no mu mwaba munahuriye no mu nzira, kubera ko umuntu uzarenga kuri ibi mvuze azaba abaye umwanzi wanjye, ikindi kandi azaba agiye gutangira guhangana rwose n'abashinzwe umutekano, kuko ubu ngubu ibyo bintu nabivuze mu nzego zose z'umutekano, umuntu uzagira akantu na gatoya akora kabangamira Serena azakurikiranwa kandi cyane. Abantu rero baba bakurikirana uyu musore bose batangira kugira ubwoba bati rwose mubyirinde, uyu musore arakomeye cyane, uramutse ukoze ikintu kinyuranyije n'ibyo yavuze byakubera bibi cyane. Ubwo nyine baba batangiye noneho kumva ko nta muntu uzongera kubwira amagambo mabi uyu mukobwa cyangwa se ngo amusagarire aho yaba ari hose. Serena rero arishima kuko rwose ubuzima bwe buba bwongeye bugasubira noneho ku murongo, abantu bose rero noneho batangira gushyuhira rwose Serena, cyane cyane ko baba babibonye noneho ko bafitanye n'ifoto bifotoranyije, biba bishatse kuvuga ko nyine ubwo noneho ari inshuti kandi banaziranye. Ni ukuri abantu bose baba bifuza noneho kuvugana n'uyu mukobwa no kumusuhuza, kuko baba bumva nawe yamaze kuba umusitari nyine kabaye. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'igitondo, Serena yumva umuntu akomanze atinjira, ahita hinjira nyine wa mama ukora mu rugo nyine kwa Ahnave, ahita amuhereza rero telefone maze akamubwira ati Ahnave yansabye kuyikuzanira. Serena arayireba ati iPhone niyo Ahnave yanguriye, arishima rero cyane maze rwose agahita atangira nyine kuyijyamo. Ku rundi ruhande ariko nyuma y'amasaha make cyane rwose Keshiya nawe ahita aza kureba Ahnave, ahita amubwira ati ndagira ngo unsobanurire ibyerekeranye n'ariya mavidewo wapostinze ndetse n'amafoto menshi cyane uri kumwe na Serena, icyo bishatse kuvuga. Ahnave ati uriya mukobwa naramubabaje kandi rwose namwiciye ubuzima, ni nanjye rero ngomba kubwubaka, nta kindi rwose cyatumye nyafata kwari ukugira ngo nyine yongere kandi asubirane ubuzima yari afite. Keshiya arakaye cyane atuzi yuko ngewe ntemerewe no kwifotoreza muri salo yawe, none urifata nyine ukifotozanya n'umuntu amafoto angana kuriya. Ahnave ati ibyo byose yewe byihorere, ntabwo rwose birenze, nabimukoreye nyine nk'umuntu kandi rwose ukeneye kongera gusubirana ubuzima bwe. Keshiya ati hanyuma se iPhone wamuguriye yo nivuga iki? Ahnave ati ariko ko numva ufite amakuru yose yanjye kandi nta namwe mba nakubwiye. Keshiya ati rega uri inshuti yanjye magara, rero ngomba gukurikirana intambwe zawe zose, mba ngomba kuba nzi ibyo wakoze n'ibintu byose bikwerekeye. Ahnave ati ariko ntabwo rwose nigeze nkugira umunyamakuru wanjye cyangwa se maneko wanjye, ndumva ahubwo ngewe unyinjirira mu buzima ukarengera. Baba bakiri muri ibyo rero bagahita bumva nyine umuntu arakomanze. Ahnave ati njira, hahita hinjira rero Serena. Keshiya akimukubita amaso ati oya ntimumubwire ko ibyo mbona ari byo, ntumbwire ko kandi uyu mukobwa ari na hano, ari kuhakora iki? Ahnave ati iwe rero harasenyutse cyane, ibintu bye byose rwose byabaye akavuyo, niyo mpamvu nyine yaje kuba ari hano iminsi mikeya. Keshiya ati kubera ko atagiye muri hoteli? Ahnave ati nkeneye kuba ndi iruhande nkamurinda kuko rwose ubuzima bwe buri mu byago. Keshiya ati ibi bintu ntabwo bishoboka, njye nawe tumaze imyaka myinshi tuziranye, nyamara ntiwigeze undeka n'umunsi umwe ndara iwawe, ariko umuntu utazi mumenyanye ari nawe rwose wamuhemukiye, ubu ngubu wamuhaye uburenganzira bwo kurara iwawe. Ahnave ati ariko rwose reka gukomeza ibintu. Serena rero ahita ababwira ati reka ngende ndaza kuba ngaruka, ariko Ahnave agahita amubwira ati hoya. Keshiya rero agahita asohoka ati reka nigendere.
Ahinave ahita abaza Serena ati hari ikintu wari ukeneye? Serena ati rwose nishimye cyane, nashaka no kubabwira ko mwakoze kungurira iyi telefone, ariko nanone sinayemera kuko rwose mwankoreye ibintu byinshi cyane, ndumva rwose naba ndi kubagora. Ahinave ati hoya, ntabwo rero wakwanga akado nguhaye, nabifata nabi rwose, yigumane. Serena ati murakoze cyane. Ahinave ati mbese waba wabonye amakuru? Atuzi yuko akawunti yawe ya IG imaze kwiyongeraho abaforowazi 50,000 mu masaha gusa kuva dupostinze ariya mavideo. Serena ati umva nabibonye numiwe, biriya bintu byandenze, ndabona ahubwo ntari buze kubasha kubijera kubera ko amamesaje ni menshi, ikindi kandi abaforowazi bariyongera buri segonda, ntabwo nzi ko biriya bintu rwose ndi bubishobore. Ahinave ati ahubwo se hari icyo wari wabona, rindira nk'icyumweru uzaba umbwira, uzaba umaze rwose kuzuza miliyoni nta kabuza. Serena rero ahita aseka. Baba bagiye kuvugana rero na Ahinave maze telefone igahita isona, ahita abwira Ahinave ati mbabarira gatoya maze nitabe. Ahita ajya ku ruhande yakwitaba nyine agasanga ni wa mumama yigishirizaga umwana wamwirukanye ngo ntabwo akimukeneye mu rugo rwe, aba ari kumuhamagara amubwira ati ndakwinginze rwose Serena, garuka unyigishirize umwana, ndagukeneye kandi cyane. Serena ati oya rwose, murakoze kuba mumpamagaye, ariko nanone ntabwo rwose nagaruka, sinakongera gukorana namwe. Uyu mumama ati mbabarira, ni wowe wanyigishirizaga umwana akumva neza, wamwigishaga rwose neza, mbabarira kandi ndakwinginze rwose ugaruka nushaka umbwire nongere amafaranga. Serena ati ntabwo byashoboka, shaka undi muntu uri bwite ku mwana wawe, naho rwose ngewe hoya, ahubwo rero mwirirwe kandi mugire umunsi mwiza, nta mwanya mfite rwose ndi busy. Ahita rero yikupira telefone maze uyu mumama agasigara ari kwitaba ubusa, aba yaramubwiye nyine amagambo mabi cyane, akimara kumenya yuko ibyo yavuze bitari byo, none kandi kuko yongeye kubona ko noneho ari ibyanyabyo koko uyu mukobwa ari kumwe na Ahinave, aba yongeye kandi amukeneye mu buzima bwe. Ahinave rero na Serena rwose batangira kugenda noneho bibera mu buzima buryoshye, kubera ko ntacyo baba bakikanga, baba basohokana maze bakajyana gutembera ahantu hose mu muhanda, baba ari bo babiri bagenda kandi n'amaguru, bagenda biganirira nyine abantu babifotorezaho nk'ibisanzwe. Uyu mukobwa rero rwose akunda ubuzima aba ari kubamo hano kwa Ahinave. Ahinave nawe aba yarabaye undi muntu wundi, aba rwose yarabaye umuntu uciye bugufi bikabije, abafatanya n'uyu mukobwa bakoza amasahani rimwe na rimwe, bagategura udusarade ndetse n'amafuruwi, bagategura rwose ibyo kurya. Mbese uyu umudamu wabakoreraga mu rugo aba yarumiwe ukuntu aba abona uyu musore noneho rwose atakiri wa wundi wabagaho bwa buzima bw'abasitari nyine buri hejuru, abasigaye rwose ari kubaho ubuzima buciriritse, gusa ari nako rwose bishimisha hamwe na Serena, baba baryohewe n'ubuzima nawe amaze kuryoherwa no kuba atakiba wenyine muri uru rugo, ndetse afite umuntu umuganiriza, umuntu umusetsa, kandi noneho umukobwa mwiza w'icyuki yarebaga rwose nawe akabibona ko uyu mukobwa ari mwiza kandi bitangaje. Keshiya we rero abona rwose ukuntu Ahinave asigaye yishimira cyane Serena, rwose amufata nk'uko atigeze afata undi mukobwa kuva yabaho, maze agatangira gufuha, ishyari riragenda rikamwica, maze ahamagara nyine ba basore bajya atuma, akavuga ati ndashaka yuko rwose munshakira mu mibereho yose ya Serena ko haba hari ikintu nyine kitagenze neza kirimo, ni mu bigerageze, buri kimwe byose buri wese agira ahahise, kandi hashobora kuba harimo ikintu kitari cyiza. Murebe rero, yaba ari mu muryango we, yaba ari kuri we, mushake nyine amakuru ashoboka yose. Uyu mukobwa rwose ndabona agiye kuntwarira umusore nakunze imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, ndabona rwose ndi kugenda mubura buhoro buhoro, ngomba rero kubihagarikira hafi cyane. Keshiya rero aba ari mu mishiha ye, naho rwose
Ahnave we na Serena baba bibereye rwose mu byishimo. Ahnave aba akomeje kugenda atetesha uyu mukobwa mu buryo bugaragara kandi rwose aba akomeje kugenda amwishimira uko bamarana iminsi. Aba rero mu masaha y'umugoroba Ahnave ajya mu gikoni maze agategura ibyo kurya rwose bidasanzwe. Ategura ameza rero nanone mu buryo budasanzwe, agateguraho amawayini, agateguraho kandi ibyo kurya ndetse n'amafuruwi mu buryo rwose ubona ko buri sipesiyale. Ahamagara rero Serena ati ni karibu muri salo. Serena aza atazi ikimuzanye maze akihagera agahita atangara, abaza rero Ahnave ati tugiye se kandi guserebura iki ko mbona rwose ibi bintu bidasanzwe? Ahnave ati nta kidasanzwe gusa nifuje kugutegurira iby'umugoroba maze tugasangira. Tugiye guserebura nyine kuba twaramenyanye kubera ko rwose wabaye uw'ingenzi, watumye ubuzima bwanjye buryoha kurushaho. Bahita barebana rero maze bagaseka. Ahnave kandi ahita akururira intebe nyine Serena kugira ngo yicare. Serena amara kwicara maze nyine nk'ibisanzwe, burya buri gihe cyose umukobwa aba yumva agomba guhita atangira guseriva. Ahita amubaza ati none se natangira nyine guseriva, abashaka guserivana Ahnave? Ahnave ati hoya nta kibazo ndabikora, ntugire ikibazo, uyu munsi ni uwawe, icara nyine nk'umwamikazi maze rwose ni njyewe uyu munsi ndi bukwiteho. Serena arongera agaseka maze akamubwira turakoze cyane. Ahita rero amuhereza nyine amafunguro maze bagatangira gusangira, ari nako rwose bagenda banatamikana, ari nako kandi bakomeza nyine ibiganiro. Ahnave abwira Serena ati iyi minsi umaze aha wampinduriye ubuzima, sinkiri wa musore wajyaga agira irungu rimwe na rimwe. Ubu rwose ndishimye, mba numva ibintu byose ari byiza, ubuzima bwose buraryoshye hamwe nawe. Serena ati ni ukuri nanjye ariko ndagushimiye kubera ko rwose wampaye ibyishimo, nta mihangayiko mfite nk'iyo najyaga mba mpangayitse nkibana. Urabona ko rwose ndishimye ndanezerewe kandi ni ukuri nawe wandyohereje ubuzima, ibintu byose ni byiza hamwe nawe, warakoze cyane. Kumenyana nawe ni ukuri nuko nyine twamenyanye mu buryo bubi ariko icyavuyemo ni ukuri cyabaye cyiza. Ndishimye kuba ndi kumwe nawe kandi rwose warakoze ku bwa byose. Aba bombi rero bakomeza kuganira kandi nako bishimiranye baseka rwose, ubona ko umunezero uri hagati yabo. Bamara gufata amafunguro rero maze bakicara mu ntebe, baba n'ubundi bari kuvuga nyine ibyo mu buto bwabo, maze Ahnave akitegereza mu maso Serena agahita amubwira ati ufite amaso meza cyane, uzi ko neza amaso yawe aramurika, amaso yawe ni meza cyane bikabije. Serena ahita agira isoni maze akareba hirya, ahita abwira Ahnave ati cyakoze ntabwo nari nzi yuko uri umusore uganira gutyo w'umwana mwiza kandi w'igikundiro. Nari nzi ko nyine uri umunyamahane kandi nta kinyabupfura ugira, nyine uvuga ibintu byose ushatse. Ahnave ati hoya ntabwo rwose ari uko nteye, ni uko gusa twahuye mu buryo bubi ariko ubundi ntabwo rwose ndi umwana mubi, gusa amahane nari mfite cya gihe sinzi aho nari nayakuye. Bahita rero barebana mu maso maze Ahnave agafata ikiganza cya Serena akagisoma maze bakongera bakarebana. Ubwo kandi Serena rwose aba atangiye kugira isoni, ari kwisetsa, aba yishimye cyane. Barebana rero mu maso maze n'ubundi bagahita basomana bya nyabyo. Serena rero arishima cyane maze agahita ajya guhamagara wa mushuti we babanaga ati cyakubwira ibintu biri kumbaho, ati ntabwo wabyumva, atuzi yuko ati uyu musore ati ari romantike cyane, anyitaho noneho birenze. Icyakore kuko tuba turi kuganira turebana mu maso atari kumva nashize kuko rwose uyu musore ndamukunda. Nuko nyine nta mukobwa ujya ubwira umusore ngo aramukunda, ariko ndamukunda kandi cyane, gusa mba numva nishimye kuba ndi iruhande rwe. Noneho ukuntu antetesha uyu munsi, uzi yuko twari twicaye nyine tukarebana maze agafata ikiganza cyanjye akagisoma, byarangiye nyine dusomanye ntakubeshye numvise wagira ngo neza mfashwe n'umutingito. Uzi yuko numvaga neza mu nda hari kundya kubera nyine ukuntu numvaga byandenze.
ati gusa ndishimye, reka mbikubwize ukuri ndishimye, ntabwo wabyumva, bya bintu byose byari ibibazo ubu rwose byambyariye umunezero. Umushuti we ati none se ntabwo nyine arakubwira ko agukunda? Serena ati ntabwo arabimbwira, ariko ni ukuri ndakubwiza ukuri, ndi gutekereza aramutse abimbwiye uko byagenda, ariko bishoboka ko atabimbwira kuko urabona nyine uyu musore ntabwo turi ku rwego rumwe. Uyu musore ni umusitari, ni umukire, arazwi, naho njyewe nyine ndi umuntu udafite ahantu navuye, nta adresse mfite urebye, ntabwo rero nzi ko byavamo. Gusa nyine urukundo rujya aho rushaka, ntabwo nakwibuza kumukunda kubera ko nta ruhare n'ubundi nabigizemo kugira ngo mukunde byarizanye, ariko we gusa amenya ko nishimye aho bigereye aha nyine ndanezerewe cyane, si ukukubeshya. Ku rundi ruhande ariko umukozi wo kwa Arnave ahamagara Serena akamubwira ati hari umuntu ugushaka muri salo. Serena yari ajya kumureba, gusa nanone aba afite amatsiko kuko nta muntu n'umwe aba yarigeze arangira aho aba. Abakigera rero agasanga ni wa mukobwa wahoraga nyine amusebya, ahora amuvugaho ibintu bibi, ni we wicaye muri salo. Ahita amubaza ati wowe se kandi urashaka iki hano? Uyu mukobwa abwira Serena ati wabaye mwiza cyane, nari nje kukureba, aterega ajya bivuga ko rwose wari inshuti yanjye. Serena ati nari inshuti yawe nyine kuko wirwaga unsebya, njye nawe twigeze tuba inshuti, ahubwo se winjiye hano gute? Uyu mukobwa ati nabwiye nyine umusekirite ko ntegerereje hano mu nzu, niyo mpamvu bandetse nkinjira. Serena ati byiza rwose nuko wasohoka ukava hano kuko niba hari abantu badakenewe nawe urimo. Uyu mukobwa ati nari nje kugutumira mu munsi mukuru wanjye w'amavuko. Serena ati untumira njyewe? Untumira mu munsi mukuru wawe w'amavuko? Kuva ryari se untumira? None se yaba ariyo ya mbere ugiye kugira ngo aribwo bwa mbere uje kuntumira? None se iyindi minsi mikuru y'amavuko ntabwo wanyibukaga? Waba rwose unyibutse ubu? Uyu mukobwa ati nyine ni uko tutari duherukanye, ariko ubu rwose noneho ndabizi ko kandi waza, ahubwo uzazane nyine na Arnave urebe ukuntu rwose wabigenza maze muzazane. Serena ati nari ntangaye, warabimenye nyine ko nziranye n'umusitari, none urashaka ko rwose azakuzira mu birori? Nta kindi ndabizi wowe uri umwiyemezi, ubwo urashaka kwiyemera ku bantu ko muziranye? Ntabwo nzaza kandi haguruka ugende, ndumva rwose ibyo nta n'icyo bimbwiye. Uyu mukobwa rero akomeza kwicara, maze Serena akamubwira ati nukomeza kwicara ndahamagara abasekirite baze baba aribo bagusohora hano, genda rwose nta bushuti bwawe nkeneye, ndabizi impamvu uri kunyiruka inyuma, ni uko rwose wabonye ko ntangiye kumenyekana, niyo mpamvu ndi inyuma. Uyu mukobwa rero ahaguruka rwose yababaye kandi yumva nawe asebye, nibura rimwe mu buzima bwe aba yumvise ibyo akorera abandi ukuntu biba bimeze. Ahita rero asohoka, ariko rwose afite agahinda ko cyari kimuzanye kidaciyemo. Ku mugoroba rero Arnave ndetse na Serena na wa mutipe w'inshuti nyine ya Arnave bajya kwikinira rero biyare. Baba bari gukina, ubwo Serena we aba yiyicariye yibereye kuri telefone. Arnave ahita amubwira ariko nawe waza tugakina. Serena ati nabyishimira cyane, ariko rwose uwo mukino ntabwo nkuzi, nta n'igitekerezo ngufiteho. Arnave ati nta kibazo ndakwigisha, ndagufata amaboko maze rwose nkuyobore, nta kibazo, kandi urabikora neza ndabizi. Serena rero aba agiye guhaguruka, maze Keshi akaba arinjiye. Yinjira rero noneho rwose agenda yikaraga yisetsa, aba yishimye cyane. Ahita atangira akavuga ati ubuse mbabwiye ko mbazaniye amakuru mashyashya, muri mwese nta muntu n'umwe uyazi, mwabyumva mute? Arnave ati yatubwire nyine, ni amakuru nyabaki? Ati ni amakuru yerekeye kuri Serena. Ati mbizi bite se kandi? Kashi ati nyine uyu mukobwa muzi yuko yarigurishaga rwose, ahahise he harasabye cyane, uyu mukobwa ni umukobwa uciye bugufi cyane. Keshiya rero ahita akomeza nyine ari kuvuga amagambo menshi cyane,
ubwo Serena nawe ahita abwira Arinave ati reka ngusobanurire ntabwo rwose ari uko bimeze, reka nkubwire nyine ibintu byose uko bimeze. Gusa Arinave ntabwo atuma Serena avuga, ahita amubwira ati genda ugiye, reka mvugane na Keshiya. Serena rero ahita agenda maze Keshiya agasigara ari kuvugana nyine na Arinave. Arinave aramubwira ati burya guhera kera kose ni wowe wakoze bya bintu byose byakorewe Serena. Ati nkurikije nyine ubwo bucukumbuzi uri gukora n'ukuntu ushaka kumushyira hasi, birumvikana nyine ni wowe wanatezaga bya bitero byose byamugabwagaho. Keshiya ati erega nagombaga kubikora kubera ko yari yakumenyereye cyane. Arinave ati ni wowe watumye bajya kumuhondagura, ni wowe watumye kandi bajya nyine kumwangiriza ibintu byose byo mu nzu, byose yari wowe. Keshiya ati cyane, ati nari njyewe, ibyo byose kandi nabitewe no kugukunda, naragukunze kuva kera, kuva twamenyana. Gusa nanone nari kubona utangiye kujya rero wirebera uriya mukobwa aho kugira ngo rwose nanjye unyiteho, ubwo rero nagombaga kumushyira hasi bishoboka. Arinave ahita abwira Keshiya ati uri umukobwa mubi cyane, nta nubwo rwose ukwiriye kuba inshuti yanjye. Gusa nanone kubera ubucuti nyine twagiranye ariko nanone burangiriye aha, ndakubabariye ntabwo nguhamagariye polisi kubw'ibyo byose wakoze, kubera ko rwose wahemukiye uriya mukobwa, waramuhohoteye kandi nanone watumye bamwambika icyasha. Gusa nanone ndakubara ariko sinzongere kukubona ukundi, ntuzongere kumpamagara, ntuzongere kugaruka hano, ntabwo nshaka kuzongera rwose kukubita amaso. Keshiya aravuga ati hoya mbabarira, ibintu byacu ntabwo rwose byarangirira ahangaha, ntabwo bishoboka, se twatandukana kuko kubera uriya mukobwa wigurisha. Noneho Arinave aramubwira ati rekeraho, ntiwongere kugira ijambo na rimwe urenzaho kuko ntaryo nkeneye kumva. Keshiya rero baramusohora nyine maze akagenda. Arinave ahita nyine yihuta maze akajya kureba Serena. Agerayo rero maze akamushaka mu cyumba hose akamubura, akanasanga kandi ibintu bye byose yabijyanye. Ahita abaza uyu mukozi wo mu rugo ati wambwira Serena ari hehe? Uyu mukobwa aramubwira ati yagiye rwose kare, yajyanye n'ibintu bye byose, namubonye agenda arira, yariraga cyane rwose, agenda arira asakuza. Arinave ati wamenya se ahantu yagiye? Uyu mukobwa ati hoya ntabyo nzi, ntabwo nzi ahantu yagiye. Arinave rero ahita asubirayo nyine akajya kubwira wa mushuti we ko asanze Serena yigendeye. Gusa abababaye rwose mu buryo bugaragara. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko mu bigaragara usigaye rwose ukunda Serena. Arinave ati cyane, ndamukunda ku buryo ndetse niyo bambwira ko yakoze amakosa angana ate, sinzi ko rwose nabasha kubyumva ngo mbe namureka. Uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi rwose ni ngombwa. Uriya mukobwa aritonda cyane, ikindi ni mwiza nyine nawe urabibona, ikindi kandi ni umukobwa uzi ubwenge, mbese rwose nabonye ubundi ari we wanjye. Noneho iyi minsi yose yari amaze hano numvaga rwose ndi mu ijuru ritoya, byumvikana ko rero we nanjye turahuza cyane kurusha kandi uko Keshiya yabaga ari kunganiriza. Ntabwo Keshiya yigeze anganiriza ngo nishime nk'uko najyaga nishima ndi kumwe na Serena. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none urumva rero wakurikizaho iki? Arinave aturebye ntabwo mbizi, gusa ni ukwicara nyine ngatekereza igikurikira. Mushuti we ahita amubwira ati ndakwinginze nturangare, uriya mukobwa nyine ni mwiza nk'uko ubivuga, ushobora kurangara ugasanga abandi baramutwaye kandi rwose uramukunda. Njye ni ubwa mbere nabonye wishimye mu buzima, ni ubwa mbere rwose nabonye nyine warahindutse, warabaye undi muntu. Ubwo rero ntureke ariya mahirwe agucika, genda rwose umushake aho yaba ari hose maze umugarure iruhande rwawe, ntukareke rwose ikintu cy'agaciro cyawe kigucika kandi ukireba. Arinave ahita amubwira ati urakoze, ni ukuri uri inshuti nziza kandi iyo nama ungiriye nayo ni nziza rwose.
Serena rero we agenda arira maze akagera mu rugo ahamagara rero wa mushuti we akamubwira ati umva wa musore mwiza, wa musore wandebaga maze rwose nkumva ngeze mu yindi si, wa musore wanyitagaho, wa musore wambwiraga amagambo meza, wa musore nyine nahoraga ndota gukundana nawe ndamubuze rwose kandi nshobora kutazongera kumubona ukundi. Umushuti we ati mbwira neza none se umubuze ute? Serena ati tekereza yuko bya bintu nyine byo muri ya kampani nigeze kujya kwiyandikishamo rwose umukobwa w'inshuti ye yabimuzaniye maze akamubwira ko nigurisha. Umushuti we ati ntabwo bishoboka, kuki utamusobanuriye byose kugira ngo rwose amenye ko atari byo? Serena ati ntabwo yigeze ampa umwanya, yahise ambwira nyine ngo ningende, ubwo nyine nahise nkomeza ndiyizira, gusa ntakubeshye sinzi ko nzabasha kubaho ntamufite, nari maze kumumenyera iruhande rwanjye. Uriya musore muhombye rwose naba mpombye ibintu byinshi ku buryo naba mbuze igice cy'ubuzima bwanjye. Umushuti we ariko wakabaye uzasubirayo maze ukamubwiza ukuri. Serena ati sinzi ko yakwemera ko twongera kubonana. Aguma aho rero rwose ari mu marira, agahinda ari kose. Icyumweru rero kiragenda kigashira, Ahinave ataraza kureba Serena, icya kabiri kikongera kigashira ataraza kumureba. Serena rero aba yaragiye akiheba, Ahinave nawe akagenda rwose nyine ababaye kubera ko ataba areba Serena iruhande rwe, ariko nanone yiha umwanya maze akavuga ati reka mbanze mbitekerezeho neza numve rwose icyo nkwiriye gukora. Nyuma y'iminsi rero umushuti wa Serena agaruka kumureba akamubwira ati nibura ndabona wabashije gusohoka mu nzu, wahinduye imyenda, ndabona rwose watangiye kwiyakira. Serena ati nagombaga kwiyakira, reba nawe ibyumweru bibiri birashize ntabwo Ahinave yigeze ampamagara ngo nibura namenye amakuru yanjye, ni ikigaragaza nyine ko rwose narangije kumubura, ngomba rero kwiyakira. Atari kuzi gutandukana n'umuntu rwose mutaranakundana maze mukaba muratandukanye, ibi bintu ni ukuri byarambabaje. Ati kandi umunsi bamuzanira amakuru mabi rwose nabonaga njye nawe tumeze neza ku buryo nanakekaga ko kandi ashobora no kumbwira ko ankunda akananyambika impeta, numvaga rwose mbyizeye. Umushuti we ati nta kundi nyine iyakire, ubwo niba ari uwawe azaza kukureba, niba kandi atari uwawe uzahura n'uwawe, buriya buri muntu wese aba afite nyine uwo Imana yamugeneye. Umushuti wa Serena rero amara gutaha maze agahita yumva umuntu arakomanze, ahita amubaza ati wese ko ese ugaruka wibagiwe iki? Ajya kumufungurira maze agahita asanga ni Ahinave. Ntabwo amusuhuza, bararebana gusa maze Ahinave agahita amubaza ati nakwinjira? Serena ati yego ni karibu. Barinjira rero bakicara n'ubundi rwose batavugana. Ahinave ahita abaza Serena ati umeze neza, hashize igihe rwose tutabonana? Serena ati yego, hashize ibyumweru bibiri rwose nta makuru yawe, nta kumpamagara. Ahinave ati kwiyakira byarananiye, kubaho utari biranga, maze mpitamo rwose kujya mu karuhuko gatoya kugira ngo nshyire ubwenge ku gihe. Serena ati no kumpamagara biranga? Ahinave ati nagira ngo mbanze nitekerezeho rwose, mbanze ntuze ntekane maze nzabone kuvugana nawe. Ahinave kandi abwira Serena ati gusa nari ngukumbuye kandi cyane. Serena ahita amubwira ati tukivuga rero ibintu rwose Keshe yakubwiye ntabwo ari byo. Ahinave ati ntabwo ari ngombwa kwirirwa wisobanura, reka rwose iby'ahashize tubirekere ahashize, dutangirane n'ubu ngubu nyine. Serena ati oya nabyo reka mbikubwire nta kibazo,
ntabwo rwose nigeze nigurisha, ahubwo iriya kampani yambwiye yuko rwose ikeneye abamaneke maze ndiyandikisha, bampa nyine ibintu byo kuzuza byinshi, nyamara rwose nyuma nasanze ahubwo ari imyirondoro bakoresha nyine mu byabo bakoresha muri ibyo byo kugurisha abakobwa n'ibiki. Ubwo rero umuntu nyine washatse imyirondoro buriya ni hariya nyine yayikuye ku rubuga rwabo, naho ubundi rwose ntabwo nigeze na rimwe njyewe nkora ibyo bintu. Arinave ati koko se nuko byagenze? Serena ati cyane. Arinave ati ariko iyo kampani tugomba no kuyikurikirana kubera yuko iri kwica amazina y'abantu benshi, buriya wabona atari wowe wenyine hari n'abandi. Serena ati cyane rwose. Arinave ahita akomeza abaza Serena ati kuki wavuye mu rugo utansezeye cyangwa ngo ugire icyo umbwira? Serena ati none se ko wari umbwiye ngo ningende, nahise nyine nihuta rwose kugira ngo nkuvire mu nzira. Arinave ati ntabwo ari ibyo nari mvuze ngo ugende nyine ujye mu cyumba, ntabwo nari mvuze ngo uve mu rugo rwanjye ugende, nagira ngo nsigare nyine mvugana na Keshiya, buriya nari naramaze kumenya ko rwose ari we wakugambaniye kandi nawe waguteje bya bitero byose, rero nagira ngo nyine adakomeza kukwataka hariya akakubwira amagambo mabi akongera akagukomeretsa. Serena ati burya se uriya mukobwa niwe wanteje biriya byose, none se yabikoreye iki ko ntawe twari tuziranye tukaba nta n'icyo twapfaga? Arinave ati byose nyine yabikoze kubera ko yankundaga, yagira ngo nyine umve iruhande. Serena ahita amubaza ati ni byiza cyane ko rwose agukunda, none se nawe uramukunda? Arinave ahita afata ibiganza bibiri by'uyu mukobwa maze agahita amubwira ati njyewe umukobwa umwe kuri iyi si nkunda ni wowe mukobwa umwe ku mubumbe, ni wowe wenyine rwose nkunda. Serena ahita amubwira ati ariko nawe urabizi ko nyine bitapfa gushoboka kubera ko nyine ibyiciro byacu biratandukanye cyane, uri umukire, uri umusitari, urabona nyine ko bitakunda. Arinave ati ibyo simbyitayeho habe na gatoya, icyangombwa ni urukundo, ahubwo se mbwira wowe urankunda? Serena ati ndagukunda cyane, ahubwo ngukunda n'umutima wanjye wose, ngukunda nta bunebwe. Arinave ati rero ibyo birahagije, niba njye nawe dukundana urukundo ruri hagati yacu, ntabwo rwose numva ahandi ikibazo cyaba kiri. Serena ati ababyeyi bawe uzababwira guki? Arinave ati ababyeyi banjye rwose ntabwo bahakana ikintu nanjye nakunze, niba nagukunze icyemezo cyanjye bazacyubaha, gusa nzabakwereka ariko ndabizi neza bazagukunda, ntabwo rwose ababyeyi banjye bagoye kandi nanone ntabwo bajya barwanya amahitamo yanjye. Serena kandi abaza Arinave ati mbese ubundi mu by'ukuri unkundira iki? Arinave ati ndamutse rero mfite impamvu ngukunda, urwo ntabwo rwaba rukiri urukundo, gusa nanone iyo ndi iruhande mba mfite umunezero, nyamara iyo ugiye ndibura numva rwose ntaho nsigaye, rero rwose ndagukunda cyane kuko numva unyuzuza. Serena rero ntabwo yihangana, ahita nyine yegera Arinave maze bagasomana, barongera bakarebana mu maso kandi nanone maze bagasomana. Arinave ati ndagukunda kandi rwose ndashaka ko nyine uba mu buzima bwanjye ubuziraherezo. Serena nawe ati nanjye nuko ndagukunda cyane, nari mfite ubwoba rwose ko nagutakaje kubera ko nanjye niyumvaga bitandukanye ndi iruhande rwawe, ubwo rero rwose numvaga mpangayitse ntekereza ko njye nawe tutazongera guhura ukundi. Arinave ati nyamara ntabwo twagombaga kutazongera guhura kubera ko inzira zawe n'izanjye uburyo zahuyemo byaragaragaraga rwose ko ari desite yacu, byaragaragaraga ko ariko Imana nyine yagennye ko tugomba kuzahura kandi tukaba umwe.
Arinave rero ahita amubwira ati ndagukunda cyane kandi rwose ndifuza ko twongera tugasubirana nyine mu rugo igihe tutarakora ubukwe tukaba turi kumwe njye nawe, gusa nanone sinshaka ko bizatinda, ndashaka ko duhita dutangira imyiteguro yo kugira ngo rwose tuzanakore ubukwe maze tubane tudatandukana. Serena ati yego rwose ibyo bintu nanjye nabyishimira kubera ko sinshaka kuzongera kumva iruhande. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe, ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.